nyuma yo kuregwa na Sandra Tata wahamutse Sandra bure yaje atewe reka no wambwiye imirongo migari ntibavuga ko we na Irene babareze muri ribu muri ribu ariko sundi muregwa muri ribu gute ntago yari turega muri ribu ni muri Aremus Sandra nawe akunda amatiku yaherukaga kurega muri Aremus arega Sabi Sabe yamwikijeho ishura bagiye baparika mu bihe bitandukanye ngo afite amakuru yibanga ko yarongowe ati hano yaraparitse icyo gihe byavugwagamo ngo Kid yanamwanzura byibuka kera 2015 yari mu rukundo na Derek amupa akosa koko Derek abonaga ari gupapura Kid oya kandi Kid yari yanze Sandra Tata oya kiragera ngo ntawe Kid yanze Sandra Tata yaramwanze kiragihe Sandra ari cyotara kiragiye Sandra yakunze Derek uziko si kiragiye Sandra yaretse n'akazi ko muri EAP kuko nta muntu ari wemeye gukundana n'umuhanzi uri muri gumaguma hakubanya Sandra aryoha aremera ahubwo menya Derek arenze kuko ntabwo arenze Derek yarajoje ntiyageza ku gipimo wowe ntabwo uzi imodoka twe dutunze imodoka iyo ugiye kwatsa imodoka mu gitondo upima amavuta iyo atageze kuri F narumiwe kabisa iyo atageze kuri F uhita gukoresha vidange kumenesha ugashyiramo andi mavuta mashya Derek rero yashyizemo ntibyagera kuri F Sandra Tata ahita ajya gushaka i Buganda ajya muri reviziyo ari hehe ubu ari kwande Sandra nta muntu wikoreza abanyamakuru wakanawe ufunze sinagusuye wakwitonze wararamusuye yigeze gufungishwa n'umugabo wacuruzaga ibintu by'ibiyoga waranguzaga Nkusi Godfrey yaramufungishije cyagiye yari afite event yagize event oya yamufungishije hano yafungiye ngira ngo byaturutse kuri event yafungiye muri CID yo ku Muhima nyuma birakururukana aza kugera muri gereza muri ya periode ya Eminante yagiye gereza Nyarugenge yafunganywe na Eminate 1930 Sandra wakwitonze wakanawe Sandra ni inshuti yanjye se nabona umwanya wo kumuvugaho ariko niba atangiye kuregana ndabivuga yarafunzwe 1930 uva sinzi umuntu hano mu Rwanda twari dufite image mbi ku rubyiruko rw'u Burundi ruri mu ishyaka riri ku butegetsi rwitwa imbonerakure umva nkubwiza ukuri numvaga imbonerakure nkumva ari ikintu kibi kubera uburyo bavugaga twari twafashe ko imbonerakure ari nk'abicanyi yaba Melody amenye ko tusari mu Rwanda abarasinyaye ati imbonerakure iri mu Rwanda ndakesire yampaye mu by'ukuri tuse noneho yego Melody abarafashwe Procureur Sylvestre Nyandwi ni wowe mwifatiye hehe ku Gahanga babonye bikomeye bitabaza ambassade y'u Burundi kwa Munyeshyaka Fidel yego ibyinjiramo hako yabyinjiyemo igira ngo nubundi ntabwo ambassade yakwishingira ku makosa wawe wakoze gusa igomba kumenya ngo uri impimba uraha kugira ngo bakurikirane ubuzima bwawe ibitangazamakuru byo mu Rwanda biranditse koko byandikwa nkaho Melody yasagariwe hafi kuba ishu politique Melody wahagarikiye igitaramo Melody wafashwe agafungwa Melody wafugishwe n'uwitwa Tusi Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nk'umuyobozi mukuru w'ikirenga uhagarariye izo nzego zose buri yaba ahagarariye abacamanza bose abahagarariye abashinjacyaha bose abahamagaye Nyandwi perezida ubwe w'u Burundi abwira Procureur General Neva ati uwo muririmbyi w'umunyarwanda wahagaritswe sishaka kubyumva ibyo bintu byose bivugwa ari hanze ari ryo bangaga yera atavuze tuse nk'umunyagihugu wahemukiwe na Melody nawe akamwishyurira i Burundi nawe yamenye ayo makuru ahita aceceka ntiwajya muri doweri nande na perezida nako kabari bagahagarika ahubwo ahita amera gutya arumirwa so icyo nibaza rero ngo twumvise muri no saga hari ahantu bavuga ngo Melody ngo yishyuzwa ngo base bamwishyuza ngo barayakubye babaye menshi ibyo bintu byagenda
Alright, Jaras Official TV reka tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye tubaha ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho buri munsi ndabakiriye kandi nakiriye mugenzi wanjye uri kuri kamera Jean Paul Nkundineza wiriwe neza mwiriwe umeze neza MP kanare nkakomboye moi Gwera yitse ndakemera nyine agafaransa se cyangwa kamwa erega urufaransa uriya nirwo rurimi rwatangiriweho mu Rwanda ariko n'ikimenyemenye tuyoboye francophone nk'u Rwanda tubyange tubyemere wakivuga neza urufaransa rugomba kuza imbere nk'abayoboye francophone kabisa ariko none tuyoboye na commonwealth cyane turabadira beza ni hombi ni ugufatira ho oya turi bato batari gito okay umeze neza ariko ariko iri bara ryitwa ngo iki iryo ubwo ngubwo ni irihera wambwira kuko rero uryamye nanjye ntabyo nzi nakunze uko gateye igiye kukambara se uvuga ngo mu nterere k'agapira gasa gute ugira gutya koresha ibimenyetso by'abatavuga kandi kamwe nambaza ya cyangwa oya no mu rugo uba ufite gukora reference oya mu rugo uba ufite amashati wambaza amapantaro bikaba bizwi inkweto wambaranye pardon wafata wavuga ngo urambariza inkweto umugore agahita amenya imyenda yambarana hariyo mpamvu fisi yigobotoye ubwo bucakara none se urabona atari gukegeta yawurute ibyo atakoze ari muto ari kubikora kwashaje none se kumanura yawurute ahantu hanyuzemo akanyanga ni ikibazo gikomeye ari kwihanaguza twa tuboro tw'abana tumwe tw'impinji iyo bakivuka twa tundi babahanaguza ku matama bamaze kuboga aragafite ese ko gafite afite ranjete ngo ibyuya ngo biramubangamiye kandi mu minsi ishize yafataga igipira nkabona none nyuma yo kugafata yaguze ranjete ariko ari gukegeta yawurute kandi abyaye kabiri ariko utuma abantu bakomeza kumbaza ngo fisi mu mutwereke ese wabonye inkuru yakoze mu minsi yashize yagiye kuri tele akoresha interview ari kuri Jaras nigeze no kumubona kuri ntoza kuri GB abacamanza badusohoye mu rubanza rwa Kazungu wowe usobanura ibintu bya Kazungu yasesenguye urubanza rwa Kazungu abantu bashaka kureba fisi bazajye kuri GB Rwanda bazamubona abantu bashaka kureba fisi bazajye kuri GB Rwanda ako katagaragaye icyo gihe ko yihishe rero Jean Paul uyu munsi nifuje ko tuganira byinshi bitandukanye bigenda bivugwa ariko kandi ndifuza ko tuza kujya kuri ya case ya Melody case yemereye kubwira cyangwa se kugira icyo tubwiraho ni case imaze igihe yego ariko itaragiyeho umucyo neza ko Melody afite version yahaye abanyarwanda kwatuse naho hari ibihava nabo bafite ibyo babwiriye abarundi bafite n'impamvu bafunze Melody ariko wowe ufite ibyo wamenye ugi Burundi si ibyo kandi nabonye nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakoze impinduka mu gisirikare cy'u Rwanda hari abantu batandukanye cyangwa se abageneral bagiye bahabwa imyanya itandukanye yego harimo na perezida wa APR ndetse n'uwari umuyobozi w'amagororero magereza nibo bantu numva dukunze kuvuga no mu itangazamakuru ariko hari n'abandi byose ndagira rero tuze kubigarukaho tugaruke no ku bindi bigiye bitandukanye no mu tuntu n'utundi hari tuba tuvugwa byinshi bigiye bitandukanye ejo numvise ikiganiro wakoze uvuga uti muri APR rwose ntago hakirimo rya shyaka rya kera nzi biriya bintu byo kugera ku mukino wa nyuma abantu bagirirwanira igikombe ese ubona bikwiye fisi rero gira ikibazo buriya muri Kongo gutabara n'itegeko bibonye nk'umuntu wapfuye ugiye nko mu mujyi bagiye Rusoro ruhita tukabakurikira umuntu muri Kongo yarapfuye
abizi ko basigaye bakoresha amafoto ku myaka ye 85 akaba afite ikibazo cy'ubugufi ariko iyo yari ari kurira bakabona abantu barimo kurira ngo umuntu arya umuntu urwara ariko disi uyu muntu apfuye akiri umwana ati uyu ni pamuku ana myaka 85 je pa ese rero ufite ikibazo ahora ari uruhinja kandi arakuze nuko hano umuntu atabara nyine wazi ariko raba nka fesi aguye nko muri Kongo bazajya afite ino ya urute bategeza ko afite imyaka ingahe umwana ntabwo yaravuye Sainte Famille ahorana mu cameraman warahetse udukapu babo yagira ngo avuye muri primaire P4 Shafizi ahubwo yamenye ubwenge yaza kuba akora yambara n'ikabutura ariko mu minsi ishize yajyaga yambara kosa yagiye gukora inkuru yambaye ikabutura na telefone adafite n'ikarita bamufashe ati ndo wa Jean Paul yereka ifoto yawe ati dore umuntu dukorana bateza n'ikarita y'akazi ngo n'uyu wantumye ambeshyera abantu bafite ikibazo cy'ubugufi tubasuhuza bose reka twanzike Jean Paul reka twanzika rero Jean Paul rero nyemerera mbanze mbwira abadukurikiye ko turi kumwe na Iraguha Flowers abangaba bakaba bafite indabo nziza cyane baguha waba ufite ibirori waba ufite ikiriyo cyangwa se ibyago cyane cyane ko indabo zikenerwa mu buryo bwose ushobora rero kuba wahamagara Iraguha Flowers kuri 0718506332 ubundi bakakugezaho indabo aho uherereye hose mu Rwanda kandi mu buryo bworoshye abari muri diaspora namwe ushobora gukora komande yanyu y'indabo mu gihe wenda muje nko mu birori runaka mu gihe muje kwifatanya n'abanyu mu byago icyo gihe cyose mushobora kuba mwakora komande y'indabo munyuze kuri Iraguha Flowers hanyuma rero kuri iyi case ya Bruce Melody i Burundi yego ni case tutigeze tuvugaho ni case watwemereye kuzadusobanura ibyayo yego biti Bruce Melody mu bihe bitandukanye nigeze kumva amakuru angeraho bati Jean Paul bamwishyizemo yavuze ko Melody atafunzwe kandi yarafunzwe barababaye ubwo ndavuga muri timu ye nyuma nawe ufata urugendo ujya i Burundi uranambwira uti tuse namenye ibye bimeze biti wane ikibazo cya Bruce Melody na Tuse reka manze shimire perezida wa Repubulika y'u Burundi General Evariste Ndayishimiye n'uwo wakigizemo uruhare kugira ngo arekurwe banza bivemo yuko mbere na mbere nuko Bruce Melody yatawe yarahagaritswe uvuga Bruce Melody yageze i Burundi arafatwa yarahagaritswe tubivuge mu Kirundi yarahagaritswe ntacyo reka tubivuge nabyo abantu bumva hanyuma Bruce Melody yatawe muri yombi mu Kirundi yarahagaritswe sorry kuko biraremereye Bruce Melody mu Burundi yafashwe uhita ushyikirizwa parquet general direct yego nk'ibyakubayeho uyu mugabo yari yafashwe na PG Nyandwi Melody uva Melody akigera i Burundi impapuro zimuhagarika niwe watanze Nyandwi niwe watanze order arya ni Nyandwi Nyandwi ndumva muzi ntacyo tubwire ntacyo butubwire chief procureur general y'u Burundi yitwa Nyandwi yaramuhagaritse en fait akiva mu Rwanda n'itsinda ari kumwe naryo yakiriwe n'abanyamakuru ariko yari yatangatanzwe atabizi ari mu makeke avuga ko aje gukora concert ntabwo nabyita amahirwe kuko muri 2001 nagiye i Burundi ntabwo Melody yantanze kujya i Burundi muri iyi saga nari impazi nyine misase namutanze ntabwo nagiye muri 2020 seje bundi agiyeyo sawa bagitarabuka bakiva ku kibuga basanga batangiriwe yego atangirwa n'igipolisi cy'u Burundi aragenda ategekwa kutava ahantu mu gipolisi hano acumbitse cyangwa aho yafungiwe ahantu yari yashyizwe sinakereza ko Bruce Melody yagiye muri Kashimbere sibitekereza yarahagaritswe just nkuko nanjye najyanwe mu rwego rw'iperereza ariko sinagirwa muri Kashi uyu muhungu yaregwaga kutubahiriza amasezerano ya Tusi yego yari amaze igihe kinini
mbere gato mbere yuko nkomeza wakwibutsa abadukurikiye abanyarwanda n'abarundi n'abumva ikinyarwanda ibyo Tuse yareklamaga kugira ngo mbyitseho nutabyibuka ngenda bivuga ngira ngo simbyibuka neza 100% ariko icyo ndibuka cyo nuko yari yahaye amafaranga Bruce Melody kugira azaze gutaramira i Burundi ntibyakunda. Okay, ukiraho uyu muhungu Tuse kuko Tuse aracyari umusore nubwo ari mukuru. Tuse yaje mu Rwanda muri 2020 aje kubwira Bruce Melody ko atasohoje amasezerano yakoze yo kuhataramira. Yego. Papa siye kwari ukwaka Bruce Melody amafaranga yamuhaye. Aho kugira ngo bajye guciringa si ngombwa ko ibintu byose inzego zibimenya. Ubu hano hashobora kurara, ubu mu Rwanda hashobora kuraramo Cristiano Ronaldo ntubimenye cyane rwose ukazayimenya ya post baraza n'abatrice ngo baraza. Umuhungu amenya ko Tuse ari hano. Ni igihe imibano y'u Rwanda n'u Burundi itari imeze neza, yari mibi cyane pe. Ndabyibuka neza ko no mu mpamvu yatumye batajya gutarama nacyo cyari kirimo. Aha. Sinzi umuntu hano mu Rwanda twari dufite image mbi ku rubyiruko rw'u Burundi ruri mu ishyaka riri ku butegetsi rwitwa imbonerakure. Umva nkubwiza ukuri, numvaga imbonerakure nkumva ari ikintu kibi kubera uburyo bavugaga. Twari twarafashe ko imbonerakure ari nk'abicaye. Melody amenye ko Tuse ari mu Rwanda aba arasinyaye. Ndavuga ibyo numvishe njye ndi Burundi. Yego. Ati imbonerakure iri mu Rwanda ndakesire yampaye. Mu by'ukuri Tuse ni umujene uba muri CNDD-FDD kuko ni umugwizatungo ufite akabari kitwa Gera Plaza. Kuba ufite ubwo butunzi ahubwo utabaye mu mbonerakure wambwira irindi shyaka urimo, wambwira undi mugambwe urimo. Tuse ntibamuhagaritse hano. Ibyabaye kuri Tuse iyo byose ntabwo ari byiza cyane. Tuse afata indege yisubirira hehe? I Bujumbura. Aravuga ati byanze bikunze umuhungu azaza. Melody yitegurira igitaramo cye azizo saga. Melody si ngombwa ngo azaze kuri Jaras, ndabizi azabivuga barakurikira. Azagenda avuga ati hari agahungu numvishije anyicarira nka bya bindi bya Jolly. Melody yabaye nka yapyisi kurira abana ikakurusha kurakara uburakari. Hejuru y'ibyo byose byabaye kuri Tuse aje kwishyuza, rankurikira asubirayo atabonye ubwishyu amafaranga yatanze. Tipe nawe ategura ibitaramo bye. Ese ubundi Melody yagiye Burundi ayobewe ko afite icyasha cy'uko yariye umusani. Mani Tuse shakisha umuntu ukomeye w'umunyakabari hano uzwi. Okay, fata Cobra umuryi. Fete Melody yariye nka Cobra. Kakore ka Cobra kitwa Coco Bean. Cadillac. Cadillac n'akadi kakomeye afite. Coco Bean ya kera. Ni umuntu ukora n'umunyatubari n'umunyatubari. Cobra razwi. Ngaho rya Cobra noneho uze widegembye hano. Ntabwo wasubirayo. Nibyo byabaye. Melody nyuma y'ibyo byose niba yarazi ko byarangiye cyangwa yabyibagiwe ategura igitaramo kijya kuri social media. Yego. Icyo undi yakoze yahise atanga ikirego mu gipolisi. Aravuga atari kuri ya muntu ugiye kuza andimi iki amafaranga. Acya gitaramo Diamond yari kuza twavuze ko yitwa nde wa muhanzi w'Ubutare yamaze gutanga harya yitwa nde bundi bico ikirego yitwa ndese niba yitwa Evariste yitwa Prosper byose ni kimwe Prosper. Noneho Tuse ntabwo Tuse yafatiranye Melody ku kibuga gutyo nk'umuntu uri wahagaritswe kuko yaza ko yarahagaritswe ntabwo ari gusohoka mu kibuga cy'indege kuko yuri kuri stop list bagitera visa muri passport bahita babibona kuri stop list. Ahubwo Tuse yari afite amakuru ko azaza atanga ikirego. Umuvandimwe abajyanye za benzi ze n'ibindi bitabashwa bica ku butaka baca mu kirere. Nta nimwe yageze mu Bujumbura. Byose barabakatanye. Hajya mu najyo yitwa nde? Coach Gael. Coach Gael nawe muri leta bariko uwo bashakaga yari nde?
Melody. yari Melody. Ubwo koko nkuko twagiye tubyumva byabayeho yafatiwe hamwe n'abo bose ba Briane ba Yago byabayeho ariko uwo bashaka ari nde ari Melody. ari Melody. Icyakurikiye ni uko Melody atagoye ubutungane atagoye n'izo deal yemeye icyaha yemera kwishyura. Abantu bishyizemo tuse ntabwo njye mbumva tuse ibyo yagombaga gukora nanjye nabikora. Ariko hagati aho tuse amahirwe Melody yagize nuko Bunyoni yari ari mu mazi abira. Yaza ko jyayo Bunyoni ari nka minisitiri w'intebe cyangwa w'umutekano tuse byari kurangirira impimba. Ahaha byari bikomeye. So nukuvuga ngo tuse ni umuntu wa Bunyoni. Oya arazwi. Aha namuteza ibibazo muri business. Tuse ni umuntu uzwi. Nyine kukize Bunyoni yari gukora iyo interview. Oya ahubwo bavuga ko mbere Bunyoni atarahinduka. Ubundi iyi situation Bunyoni arimo mu yandi magambo ni igipinga. Ni igipinga ku Barundi. Mbere rero akiri Bunyoni original. Yari umujyama we. Kandi kuba yarahindutse ntabwo yabizira. Noneho yego Melody barafashwe. Abarafashwe. Procureur Sylvestre Nyandwi niwe wowe mwifatiye hehe ku Gahanga. Baramujyanye. Oya haza abandi nyine niwe ufite iyo dosiye. Iminsi byamaze simbiza abayizi bayibuke. Nkuko amategeko abiteganya. Bashaka procedure zubahirizwe. Babonye bikomeye bitabaza ambasade y'u Burundi. Kwa Munyeshyaka Fideli. Yego. Ibyinjiramo. Hako yabyinjiyemo igira ngo nubundi ntabwo ambasade yakwishingira ku makosa wawe wakoze. Gusa igomba kumenya ngo uri impimba uraha kugira ngo bakurikirane ubuzima bwawe. Ibitangazamakuru byo mu Rwanda biranditse koko. Yego. Byandikwa nkaho Melody yasagariwe. Hafi kuba issue politique. Melody wahagarikiye igitaramo, Melody wafashwe agafungwa, Melody wafugishwe n'uwitwa Tuse. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nk'umuyobozi mukuru w'ikirenga uhagarariye izo nzego zose buri yaba ahagarariye abacamanza bose abahagarariye abashinjacyaha bose abahamagaye Nyandwi perezida ubwe w'u Burundi abwira Procureur General Neva ati uwo muririmbyi w'umunyarwanda wahagaritswe sishaka kubyumva ibyo bintu byose bivugwa ari hanze ari ryo bangaga yera atavuze barabakarumya babwira ko umuhungu wabo bamurekura ntibaza ngo bamene umuceri akinafunze yenda barabwiye bati mubireke hari uburyo procedure kugenda ariko ndibuka neza speech zose arabangu koseri iraba ati turasaba abarundi n'abanyarwanda badukunda kwitabira igitaramo imyiteguro yirakomeza settings schedule ya Melody yahindutse n'imwe na amasaha ya press conference nayo yarabaye ba ninjoro ari kwiraba. Ndashimira Perezida wa Repubulika y'u Burundi wagize uruhare mu irekurwa rya Bruce Melody. Ibyo bintu Melody se yaba yarabimenye. Melody nabikuye i Burundi imbere kwa shoferi. Urabizi ko nageze muri service de renseignement kandi naganire n'abantu benshi batandukanye. Narageze aho nkatebya nti nyuma ya Melody ningeyo mufashe bagaseka. Batubwa nawe perezida arakurekuza. Melody ashobora kuba atarahawe ubwino bwose. Ariko uburyo uteretwa, uburyo uvugwa, uburyo nyine wakwa bakwentoje ukabona ko kame mutari bujye mu mvuto. Melody ntabwo azi imbaraga zakoreshejwe ngo arekurwe, ariko niba perezida yarakoze intervention rapide ni ikintu gikomeye cyane. Ndashimira ubutegetsi bw'u Burundi uko bwitwaye ku kibazo cya Bruce Melody. Tuse nk'umunyagihugu wahemukiwe na Melody nawe akamwishyurira i Burundi nawe yamenye ayo makuru ahita aceceka ntiwajya muri doweri nande na perezida nako kabari bagahagarika ahubwo ahita amera gutya arumirwa. So icyo nibaza rero ngo twumvise muri no saga hari ahantu bavuga ngo Melody ngo yishyuzwa ya ngo base bamwishyuza ya ngo barayakubye babaye menshi ibyo bintu byagenda gute byabayeho Tuse bikiri muri procedure ye na procureur
ko ubutungane bwari bukomeje hari ibyo yasabye nanjye mfite urubanza hari ibyo nzasaba ninde utsinda nawe atsinze hari ibyo yasaba arasaba ati izi miliyoni 50 z'amarundi namuhaye ndasaba ko nindamuka atsinze uru rubanza azampa 200 kuko ziba zarakoze iyi mishinga. Umucuruzi yanavuga ko yari kugura amakese 50 ya Burarude na Musteri y'ibiyeri rega buriya yarahombye tuse n'umucuruzi man yarahombye cyane. Ibyo tuse yasabaga bigenwa n'itegeko. Mu gihe parike iri kwegerana ibyo bimenyetso by'uregera indishyi haza indi telefone ivuga ati uwo muntu atahe tuvugane yarekuwe ararekurwa. Tusamenye ayo makuru nawe ahita yicecekera avuga ati sinajya muri dore. Gusa tuse yarababaye cyane. Cya kabiri Bruce Melody uko yarekuwe yenda nawe hari agakeregeshwa yamenyemo nawe yese yumva ko agaritse tuse ariko ntiyagaritse tuse kuko yaramwishyuye amwishyura mu madolari byose biva mu nzira. Ikibazo cyabayeho tuse n'umugabo nabonye n'umugabo ukuze ariko utararongora si ukudakunda social media yabuze umucarenginga ngo nawe mubaze mu buryo bw'itegeko. Tuse naramwandikiye ahubwo ndashaka umpe amakuru. Message yaravugaga naramwibwiye shyiraho na press card yanjye mubwira ko ndi umunyarwanda mubwira n'icyo mushakira. Yakoze record arayimpa y'amasegonda hari 8 ambwira ko ari mu rubanza. Urubanza ni ubukwe. Ndongera ndamuhamagara arambwira ngo bonjour mpore ni jeudi ngo bonjour Jean Paul ngo jeudi warampamagaye twari muri dote igihe wampamagaraga ubu twaduze twagiye ruguru muri mayireyaje nzogaruka buja mu ndwiza nka mercredi bonne journée. Mercredi ngewe nari muri iryo joro nibwo nari ku kibuga cy'indege cya Kigali cya Kanombe. So amakuru yatuse ntiyayanyimye ahubwo byasabaga guhinduza itike y'indege. So ntabwo nabikoze ariko n'ubundi niyo tubonana si ntekereza ko yari kuyampa uko mbishaka. Ikiriho Bruce Melody yatawe mu mvuto ntiyashyizwe mu kasho yarahagaritswe ntabwo yajyanwe impimba ariko irekurwa rye ryagizemo uruhare n'umukuru w'igihugu kandi abyemererwa n'itegeko bigenwa n'itegeko cyane. Icya kabiri ibi mba ndi kuvuga social media zo mu Rwanda abarundi barazikurikirana. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi agira umuvugizi buriya perezida asigira umuvugizi umudamu. Ibi mvuze sinakotinga perezida bitaravuzwe kandi mbivuze babivuguruza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niba gasome ntaraza yavuga ibintu by'ingabo z'u Burundi gatoya umugabo chef d'état major umuvugizi w'igisirikare agahita abyamagana ibi byo nibyo bitarebwa. Ntabwo babura kubivugaho ahubwo icyo nibaza utekereza ko perezida yakoze intervention muri iki kibazo mu rwego rwo kwirinda ko cyaba kubera iki yabikoze yanga amatiku yashakaga. Perezida wa yanjye ngo perezida ariko ni n'uwacu ko ayoboye East Africa perezida wacu yanga amatiku biriya byari kuzana imivurungano n'abanyarwanda reba volcano iri gukorera yo Rwanda yijyayo bagatangira bango niba Melody ahagaritswe ari munini ahubwo nuko abarundi batabimenye muri guma mu rugo se ntibigeze kumugarika bari kurya ahantu Kimironko indeze Melody barenze ku mabwiriza arasaha afungwaho se muri mu rugo se baravuga ko nibwirizwa ryari ryaje hari ibyo yakoze yaraye abihakane yarahagaritswe ari Kimironko none mvuze na Eliya yararimo yafatiwe Kimironko n'abandi Melody so ntabwo bwari ubwa mbere ubu nafatwa nkafungwa bikaba ikintu cya hatari byarabaye umuco kama. So kese ya Melody nuko yagenze ariko ni wabizanye yanze kwishyura tuse ku gihe kuba taraje uko byagenze kose yagombaga amuhe byibure yamuhamake. Oya ndumva tuse yaratahanye n'akantu k'umujinya ko kuba baramuhagaritse hano yarahagaritswe akanagaragazwa uko ariko se kwitwa umuyoboke w'urubyiruko rwa RPF cyaba icyaha ariko cyo gihe bavugaga imbonera ku rugahita uvuga ati yeye zirica zizibaga nta kinya
kandi rero iyo diru yarayimenye. Si ubwa mbere abahanzi b'abanyarwanda bishyurwa i Burundi ntibajyeyo. Ahmed Pacifique umuyobozi wa Ahupa nigeze kujya i Burundi. Si yamarajinzeho Kidumu Umva se nigeze kujya i Burundi. Baramuhaye ibifurumba ngo azaza n'Kidumu. Kidumu ntiyaza. Abarundi baraza barambwira bati wadukoreye inkuru byibura imwe. Ariko Ahmed ari inshuti yanjye ndazabwira Ahmed dore kontra ngiyi. Ndayifite wagize. Kidumu ari ati Kidumu niwe wankoshoreye. Amafaranga yarashubijwe yego cyangwa ntiyashubijwe. Uzayasubiza nzayasubiza. Anese ko Ahmed ari inshuti yanjye nabamubeshyera. Oya. Bamwe mu bahanzi b'abanyarwanda bajya bica amasezerano bagirana n'abarundi. Hari abahanzi bagenda bakabafasha bagafashwa i Burundi. Bamara gufashwa bakabaha serivisi zose zishoboka. Nabo bakabemerera ko nibaza i Kigali bazabafasha. Bagera i Kigali telefone bakazikuraho. Umuhanzi Ariel Ways yarabikoze. Ariel Ways. Yes. Yahemukiye umuhanzi w'umurundi waje mu Rwanda aramubura. Niba bitarabayeho abisubiza. Ye? Gusa ashaka koresha umwanya bimbwira. Oya. Sawa. Ubwo ibyo byose byarabaye. Byarabaye nyine. So rero ikibazo cya Melody ntiwari kukimenya utagiye i Burundi. Ngewe ndashimira perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba na perezida w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Intervention yakoze kugira ngo Bruce Melody arekurwe akomeze ibitaramo bye nubwo Melody atabimenye. Kandi se ngombwa ngo iby'umukuru w'igihugu akoze bimimwe n'abapepere bose kuko ni umubyeyi wa bose. Yego. Uburyo arebe imbona areberamo tusi niyo areberamo Melody kuko ari perezida wa East Africa. Okay. Ntacyo. None se niki cyagutunguye ko perezida yamurekuza? Oya ahubwo ngewe ntunguwe no kuba perezida yaragiye mu kibazo. None se ko nahagaritswe i Burundi nubwo nanjye ntabizi yenda nyuma nzabimenya. Wabuzi yenda icyaratumye ntajyanwa muri kasho ngo uyu munsi mbe ndi impimba. Oya. Sintekereza ko bampagaritse amasaha 8 gusa ngo barebe dosiye muri karaseri babikarasa. Habayemo guhamagarana barareba bati okay. Nta matiko dushaka. Oya no rimwe na rimwe umuntu agomba gukuramo n'iminkanyari. Oya ariko ibyo akarela abari sawa. Ntabwo Lieutenant General Mubaraka Muganga yaba chief staff w'ingabo nguze kubivuga bazinze umunye. Yego. Hariyo mpamvu amaze chief staff se. Oya yabaye chef d'état major. Ubwo ni iki? Umukuru. Ni chef d'état major nyine w'ingabo. Apart chief of staff. Chief of staff ni boss. Wa gatatu ninde? Chef d'état major ninde se? Ndumva ari we wabaye chief of staff. Reka tubifate tubirebe. Chief of staff yabaye Major General Vincent Nyakarundi. We yabaye chief of defense staff. Harimo staff. Chief of defense staff. Uba yabaye umukuru w'ingabo. Asimbuye Kazura. Afite n'amahirwe yo ko mu minsi miki aba General Furu. Yego. Ntago wakorera ingabo uyoboye aba General utari General. Gute? Nukuvuga ngo ibi birakwereka ko isa n'isaha ipeti riri buzamuka. Yego. Kubera ko uzi impamvu afande Kazura yabaye umugabo mukuru w'ingabo z'u Rwanda ari Major General. We nta na Lieutenant General hari yagiyeho. Abazi by'amapeta wa mugane wasiko bijya bati by'amapeta mbibonera kure nk'ubambwe. Abazi by'amapeta batubwira ko cyo nibuka nuko yahise azamurwa immediately. Kandi birashoboka ushobora kuva kuri captain ugasimbuka ugahita ujya kuri lieutenant colonel bitewe na post bitewe n'uburyo wabaye appointed. Bitewe n'icyo uri kuyobora. Okay. Ntabwo wakurura urwego rw'iperereza urugero. Urwego rw'iperereza nk'urwo afande Nyakarundi yari ariho uri lieutenant. Ushobora kuva kuri lieutenant direct ugahita usimbuka nk'amapeta 2. Kapiteni, majoro, lieutenant kane. Okay. Ntabwo neze mba umusirikare ariko njya mbibona. Aya buryo uri kuyavugamo ahubwo ngiye natinya. Njya sende rugangura. Wavuze ngo zarapigi Rayon Sport inyabikaperi ngo bazanye umusada ngo arapigi ngo katyusha. Reka mpere naho ngaho. Wari muri match ya Peri na Rayon. Narakubonye. Nakubonye rwose nanjye nari navumbye ahantu televiziyo.
warebeye kuri Jarasi Shusho TV oya wari wibye amashusho nari navumbye ahantu TV Okay. kureba mba mbibonyeho mu gihe cyagiye abakinnyi batarava muri vestiaire habaye yasaga batinze mbona kamera za RBA zerekeje kuri Nkundineza Jean Paul ziba zishaka aho wasitari bari eh ko batafotoye fisi ntiyari ari kunyaruka atambitse ibirenge ari gufotora ko batafotoye fisi ari visa ari cyamamare warakarakara icyamamare inyuma ya kamera ibi bintu byo kwamamara tubihomberamo ariko burya na byiza hari n'umuntu wambwiye ngo nakubonye ngo wacikiye Butare ikibazo ni uko batubonamo amafaranga dukennye bikomeye none se waje kumenya ibyo Sagara ibya Karagahe Karagahe icyambere reka nkoresheje imvugo y'igiswahili icyambere nuko umwe mu batoza yagaragaje urwego ruri cheap n'ubujinga kurwanira intebe kandi amategeko hari ibyo ateganya amategeko ateganya ko niba APR itangizwa na A yagombaga kwicara kuri iyi side kuko Rayon Sport arira yari kwicara kuri B nyine bicara ku bihekane ku marufabi umwarabu wanjye atari ku icyo bintu bya anjye ntabyo nzi hariya ahantu baharuze umwarabu yaje yakutse hagati aho ni ubwa mbere nicaye muri stade igihe kinini nyuma ya match y'u Rwanda na Congo muri Chan Rwanda na Congo muri Chan nageze muri hari habaye umuganda babyibuka 2015 hari samedi ukirangira saa 5 nari ndi muri stade ariko harimo nambi yasaba abana n'abakobwa bishyira guturange kwitama munatamira mukegeta nari ntaranashaka nkireba nkabona ntiyateye neza yafite igihengamye ntiyafite ikibeze donc uriya sport ufite ukuntu unireberera ibyana ariko ejo bundi numvishe Titi kabisa nawabyitsaho cyane uko bakameye icyana ati ariko ni Huye hasa neza harasa neza no nanjye ubu star si ikintu hari uwambonye ati nari gusa sheri wanjye ari kunzana kuri match twaburanye kubera umubyigano ndicarana nawe umukobwa w'icyotara uranabonye n'amaselfie bati Jean Paul mukwentu ni ikinyabuzima twihuriye aha nacyo cyakunze umustar no bakazajya bambwira ngo muri iyi side ngo ni Jean Paul ufite umugore mwiza wahese ko twasohotse bakamujyana nanone nyuma ya match yabonanye na sheri ntabwo nzi niba ari sheri ariko barayeyo nuko byafashe umwanya bituma nkurikirana akantu ku kandi uza kumenya ko umutoza wa APR yanze kwicara kamere mu myinjirize atinya amarozi imyinjirize nuko harimo abantu batarebye iriya match kandi barishyuye Ferwafa yavuze ko saa 8 begekaho Afande Varesi umuyobozi wungirije wa polisi mu ntara y'Amajyepfo yaje kureba ndatebya ntafande ntimpaguruke wicare se ko kabaye ati wayate tijapa ati uretse turi mu kazi ariko kuba ari ukuderanja no gutebya nyuma stade begekaho Rayon Sport yabanje ubwo bagurishije amatike menshi ntabwo ari by'amatike menshi begetseho ko nashatse no kujya hanze mbana harakina aho kandi hanze hari sana ringwa ari yashyizweho ko ya saa 8 okay noneho ngiye buriya umunyamakuru buri kantu kose ngenda kareba uyu munsi tubanza dushimire igipolisi cy'u Rwanda cyohereje force ivuye i Kigali Interforce Afande Mutezi Ntare Berite na timu ye sako mva muvugo kagira ngo no umuntu muto ni commission bohereje abapolisi ishami ishinzwe nyine guhosha nk'imivugararo imivurungano y'abafana n'ibindi byose narababonaga kabisa bari bose bari bavuye i Kigali hari uwo nayoboje umuryango ati nanjye nahaje uyu munsi roba abana kabaye so police coup de chapeau izindi nzego zo ziba ziyenyegeje sinziza akaya yakona nkabona umuntu arihengetse n'akajire kuzuba nkavuga nuri shantu uyu niwe tu so inzego z'umutekano zakoze akazi kazo neza perfect icya kabiri abafana ba APR bari bafite morali ivuga ko bagomba kubabaza Murera noneho ikindi gishya nabonye hari abafana bakoze urukuta ba APR n'abakoze urukuta bare waza uri umureye bakakohereza mu bareye waza uri APR bakakohereza muri APR baba ngo uri kuranda rw'umukobwa cyangwa uri kuranda rw'umuhungu byo mu buko nabyo ariko n'ubujura
uyu muntu ambajije ngo uri ku ruhande rw'umuhungu cyangwa rw'umukobwa ndaceceka. Twaje mu bukwe men uranyicaza ngo ku ruhande rw'umukobwa se n'ibiki nibaza gutaha nibaza gucanga irangi urumva no hari bushye match iratangiye no 8:50 cyangwa n'igice Kiyovu yamaze kugarikwa abakinnyi ba peri bari kuri side ya hamwe na rindi abareye bari kuri bivuze ngo n'ahantu bakora ama decrassage ni muri B nyine na A aba peri na Rayon abakinnyi ba peri bakoreye muri side y'abariyo kuko abanga induru n'abaperi bakora muri side y'abaperi match buri minota 10 abatari bubanze mu kibuga baba bizi kuko urutonde ruba rwasohotse cyane ubu ari ubarangaje imbere ni kizigenza witwa Jabel Manishimwe Jabel kapiteni se kapitani udakina finale abaho Manishimwe Jabel nta nubwo nzi ko ibintu abasportif babireba Jabel imizira afite arayizi nta kapitani udakina finale man yawe ndabizi aho ikiri kuvuga ishingiyeho ndakizi ya penalty itarakuva mu mutwe iyihe tugende dukomeze sawa onese no mukinnyi wareye ko ari uwo mukinnyi wa peri oya nasiga kwikomereza oya ahubwo oya imizira bana bafite no muri aperi anyuze muri goromari ntabwo ari aperi gusa aba bana izi mbuga nkoranyambaga Twitter Facebook igihe Jaras n'ibindi mubica mu mutwe donc ibikorwa byabo bivuga bo bataravuga bati Jabel mutoto wa Gatsibo gutoka kwa Rayon ya IPR eba nakabashyize kuri stati n'ibindi itangazamakuru rya siporo n'abandi bazana udukeregeshwa twabo bavuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi siporo y'u Rwanda bari mu bantu bishe umupira w'amaguru mu Rwanda ndabihera kuki nubona basket ivuzwe hatari amarushanwa yayo uzazumgaye nubona volleyball ivuzwe nta marushanwa ya volley ahari nayo akomeye Afrika abanyamakuru ba siporo mu gihe champion ihagaze bajye bataha oya champion ni irimo nshatse ko bamwe mu banyamakuru ba siporo biciye umupira wacu kubera ubucuti bwihariye abanyamakuru bafitanye n'abakinnyi akamubwira ati mutoza ntiyambajemo mugarike uvuge ko ndi igitangaza kandi uri baringa ubu ngiye gusabira Bakame kubanza mu ikipe y'igihugu Amavubi nigenderaga urumva noneho Jabel yasingijwe cyane n'itangazamakuru akiri muri Murera asingizwa cyane n'amafaranga buriya amafaranga nimara agakubwa n'umuruho uri bajije nk'aba Jimmy Mulisa ukabaza aba Karekezi Olivier bano bakinnyi b'aba Legende ntabwo mu mutwe wabo wari amafaranga ryari ryashyaka rivuga ngo aperi ndayigarika Rayon ndayigarika n'ikibenye n'ubundi football muri rusange icyo cyaje mu cyara iyo match nta match ya Rayon na aperi nta match ya Rayon na aperi yigeze ba hagati y'ibitego bine ni 4-1 4-1 aho ni muri 4 kipe ikagukaraga barangiza bagataha Rayon Sport yigeze kuza muri Hirigisi finale aperi za muri Benzishya abakinnyi ba Rayon baza hejuru kuko minibisi yaruzuye barasaguka sinzi umureye wabahaye lift muri hehe muri Hirigisi match yabereye kuri Stade Amahoro Rayon Sport yagaritse aperi itera 4-1 ku gikombe kuri Hirigisi yabo irimo bajano ba Petit Jano yari ikipe nyine y'abariyo y'abakinnyi nyine bakunda re kuri Hirigisi yabo so abantu bagashushanya ku nterero yaje muri Hirigisi aperi yaje muri Benz kagariko iyo Benz bayitaga ya Real Madrid urayibuka ya Benz ya aperi urayibuka so rero nta rukundo rukibaho ngiye kubona mbona abakinnyi baraje baba benceri bicara muri ya ntebe ya A ngiye kubona mbona umwana baraje bose arabahamagara mu cyara okay baragenda ngiye kubona mbona kabaye kobekamo akajire ka photographe njya kureba sanga ikibazo ni kimwe ngo Murera yaroze A aperi shaka kwicara muri B Murera shaka kwicara muri B muri A oya muri B aperi yashaka kwicara muri B Rayon ngo ijye muri A itegeko rivuga iki abatimu manager b'amakipe nibwo bari gutukana ku mabere ya ba nyina mu mazina yabyo nibwo bari gushondana nk'inkoko z'amasake ibintu byarabaye barimo guha amafoto abanyamakuru ariko ikibazo ahubwo gengera amafoto afatirwa ku kibuga n'amafoto asohoka mu binyamakuru
ni nk'ikigali no muri Argentine. Wowe urafata uri umunyamakuru wa The New Times ufotoye amafoto 96 inkuru ya siporo isohotsamo amafoto 2 ubwo haryoshye icyo waruri umukinnyi aratsinda ukiruka inkuru wajya kureba konguru umunsi umuntu ugerageza kwerekana amafoto ya match nirenzaho nawe kandi hari uko muvugana kugira ngo gufotora gushyire mu kinyamakuru uramuzi renzaho se Christophe ni Christophe abandi bose baranyobye ndamuzi Rwanda magazine buriya umuseke ntabwo ugerenza amafoto 10 ariko naza igihe na Inyarwanda zigira amafoto menshi ku buryo bakibona amafoto 100 bashobora gushyiramo nka 50 ariko Christophe ni wa mbere bashyiramo n'amarangamutima wewe urumva bashaka n'indya niba yakwereka nyuma uramuhamaka ni n'umuntu wahariya mu Nzove cyane ariko akana umufana wa Musanze burya no munyamusanze kandi ngari umureyo siyo mpamvu yavuye ku gufotora se official ariko se no mureyo mu kazi burya uyu ufite amakuru Christophe yazanywe na Sadate ese burya yankubi yampindura amatwara agenda bagobekamo imyaka myinshi adasanzwe ko Christophe yasimbuwe na cya gikobwa cyitwa Dorton cy'igikara ese burya uyu warongoye ejo bundi yakoze ubukwe ntore mama bwarabaye nk'ubusabije gute sinzi niba ari Dorton cyangwa umugabo we sinzi wizirikiyeho igisasu umwe muri abo Dorton hagati ya Dorton n'umugabo hariho uyishyizeho igisasu singize umwijima ariko se bigeze ubizanye ute bikugendekeye bite Dorton nzi niyo mpamvu finali y'igikombe cy'amahoro atarahari yibwirira ibyo byasaga aho ngaho yakoze ubukwe cyangwa yaratewe yarabukoze muhe murengeze umurenge siguze kandi nabonye amafoto nta foto nta urebe cyabaye kuri social media ze ariho social media se ntiki sakaraka yariho ari mu murenge nawe uzishyiremo niba arimo sawa byishe byose ariko yaraguzwe ariko se tubwire match uko yagenze ninde afite ibiceri se Dorton ubukwe bwiza chef we nyuma ya Clarisse Uwimana haje Dorton cyane okay Clarisse Uwimana Rigogwarese wa mukobwa wakoraga kuri TV1 yitwa nde Mukeshimana abakobwa barimo Asumuta Mukeshimana Rigoga bo muri siporo benshi muri siporo nyine abakobwa benshi bo muri siporo sabwo ntibari kurongorwa na Liliane wa wundi wo kumena basigaye ba Neti basigaye abenshi n'abamarine oya nibyo wikabya ndatanga ibimenyetso bigaragaza ko ari abamarine urugero bazanyirenze okay ntacyo tubwira iby'ubwo borozi rero tujya tuvuyeho yako nambona umwarabu umva abakobwa b'abamarine bo muri siporo tuzavuga mu kindi kiganiro next tukande next ariko barahari kandi namwe muri izi harimo wambeshye ngo tuzajyana i Burundi muri siporo atari na benshi barahari harimo n'abaza bambaye nk'abasire erega urumva hari umuntu aza mu mutaka w'itangazamakuru yishakira pasi spotlight platform ntabwo uzi igikobwa cyakoraga kuri contact cyari gifite amavi ameze nk'ay'ihene cyihese ariko se cyakundaga kwambara amamina ariko gifite amavi mabi urakizi kandi ntukizi se akabaga ati nge ntumbaze ibya siporo wani cyaciye no ku Isango gikorana na wa wundi wa postinze ngo Kid yakoze ubukwe bwa mbere yakoranaga na Mustafa icyo gikorwa cyaciye kuri contact Mustafa ubwo ariko nabwo baciye ku Isango babitekeye imitwe mugabo ngo bafite amasoko ngo mpuzamahanga amasoko mpuzamahanga ku banyamujyi kiganiro wabeshya mugabo na Gatare amasoko kiganiro bakibaye amezi abiri wabeshya mugabo na Gatare ko ufite amasoko mpuzamahanga bamenya ari kumwe ntikwageze byari n'ibihe byaguma mu rugo ariko reba amasoko yo muri lockdown abaho gute Isango yagabanyije abakozi iha Mustafa akazi iha n'icyo gikobwa cy'ikimarine ariko se ari ikimarine gito uzabe icyo kiganiro ntabwo ari ikimarine hari umuntu wakubwira ati hari umuntu udandaza kunguka undi agatemesha rero abamarine hari ubwo batemesha yita boss chick uramuzi ariko
ni Marine si Marine basi vuga yego cyangwa we. oya ntago ari Marine Ariko okay ni umunyamujyi ni umunyamujyi ariko ashobora atinyanya ni umunyamujyi nyuma yo kuregwa na Sandra Tata wahamutse Sandra bure yaje atewe reka no wambwiye imirongo migari ntiwavuga ko we na Irene babareze muri ribu muri ribu ariko sundi muregwa muri ribu gute ntago yaje turega muri ribu ni muri Aremus Sandra nawe akunda amatiku yaherukaga kurega muri Aremus arega Sabi Sabe yamwikijeho ishuro bagiye baparika mu bihe bitandukanye ngo afite amakuru yibanga ko yarongowe ati hano yaraparitse icyo gihe byavugwagamo ngo Kid yanamwanzura byibuka kera 2015 yari mu rukundo na Derek amupa akosa koko Derek abonaga ari gupapura Kid oya kandi Kid yari yanze Sandra Tata oya kiragera ngo ntawe Kid yanze Sandra Tata yaramwanze kiragihe Sandra ari icyotara kiragiye Sandra yakunze Derek uziko si kiragiye Sandra yaretse n'akazi ko muri EAP kuko nta muntu ari wemeye gukundana n'umuhanzi uri muri guma hakubanya Sandra aryoha aremera ahubwo menya Derek arenze kuko ntabwo arenze Derek yarajoje ntiyageza ku gipimo wowe ntabwo uzi imodoka twe dutunze imodoka iyo ugiye kwatsa imodoka mu gitondo upima amavuta iyo atageze kuri F iyo atageze kuri F uhita ujya gukoresha vidange kumenesha ugashyiramo andi mavuta mashya Derek rero yashyizemo ntibyagera kuri F Sandra Tata ahita ajya gushaka iyi Buganda ajya muri reviziyo ari hehe ubu ari kwande Sandra nta muntu wikorereza abanyamakuru wakanawe ufunze sinagusuye wakwitonze wararamusuye higeze gufungishwa n'umugabo wacuruzaga ibintu by'ibiyoga waranguzaga Nkusi Godfrey yaramufungishije cyagiye yari afite event yagize event oya yamufungishije hano yafungiye ngira ngo byaturutse kuri event yafungiye muri CID yo ku Muhima nyuma birakururukana aza kugera muri gereza muri ya periode ya Eminante yagiye gereza Nyarugenge yafunganywe na Eminate 1930 Sandra wakwitonze wakanawe Sandra ni inshuti yanjye se nabona umwanya wo kumuvugaho ariko niba atangiye kuregana ndabivuga yarafunzwe 1930 uva Sandra niba atangiye kuzajya aregana ndabivuga umuntu muri gacaca uva ni ikiganiro kijagaraye noneho bipfe twari turi ku marozi ndakibutse ntubizanye dore umuntu muri gacaca bamutumyeho ngo asobanure ukuntu yishe umuntu kwambe bari bamugaritse ari babiri bawundi bamugarikanye amugobekamo bitugukwaha noneho abona ari make aratangira avuga kurya banga ndarimena none akababwira ati rya banga ndarimena inteko ibirabyumvisha ati rya banga nirihe ati uyu muntu wa muntu murimo kushinja koko ninjye wamwishe ariko niwe wamuvumbuye amukubita n'inkoni mu bitugu bose bariye 19 rero Sandra ryabanga nawe ugiye kuri mena yego ryabanga ndarimena oya nakomeza nzarimena reka tubyihorere twisubirire muri reyo oya Sandra urumva nawe yarazi ko inkuru twavuze ari plaque tutayizi urumva ibintu byabereye i Bugande umuntu uri i Kigali uri kubivuga abavuga ati buriya muntu yabibwiye nani ariko bazi ko urugendo nakoreye i Burundi nakoze ubuzenguruko naciye Nairobi na Kampala nkaza Kigali mvuye i Bugande ibyo ngenda bizi ni ibikise ko ari amafaranga ibintu byo kugenda bimwe bya kare byavuga ngo Jean Paul ngo amafaranga yemwe sha Sandra Ofete ntakubeshye kirya gihe nanjye naramukundaga nyine nurumva najya kubwira ihangane yazaga ku museke wabaga wumva atataha umva yaciye triyar umuseke ngo yibere marketing manager najya bamubona ari kumwe na Jordan Samba Jordan ni iki mukubu wa mucuti we numuseke se wayikunda kumutwara wapi yajyaga aje kureba Samba na Marcel hari umushuti wamutwaraga bakoranaga umushoferi ufite umusatsi nawe ukora ibintu bya marketing umva se yabwiraga umuseke ngo yamamariza umuseke ngo ajya wuha V+ oya ni 40 nawe uri kugira ngo tuvuge mu madiru y'abandi gihorera ariko urabizi rero teta nta muntu urega bari jandere cyakora nka fisi wamurega ushobora kurega abantu oya urumva nta muntu inkuru nkiriya
nta muntu wifuriza Sandra Teta ikibi ngavuge ngo mwabivuze Ngo- mubabajwe nabyo gusubira ahubwo shingiye ku bintu biba kuri Teta Mm. agaceceka Mm. ni amatwi ari mu rupfu atumva ahubwo Sandra Teta ashobora kuba yarariye ishyano baramuroze bararoga bariya abana bo Sambwega ku ishyano cyaro n'uburozi mu Kirundi bariya abana bararoga bashobora kutamurogwa ubumwica bakamuroga ubutuma junjama just akubita cyangwa akakomeza oya abakunze abagabo bagikubita abagore kera umugabo yararaga atikura umugore mu gitondo yajya nko ku isoko atabaye iki ngo nabyutse nijoro ngiye kuri toilette ngo ngonga urukuta agonga urukuta warayidiho oya Sandra Teta yari yishyana ahubwo Teta ntuzongere reka tumuvone isubire kuri aperinare wafite aperinare yo umutoza wa aperi ari mu bashyuhije abakinnyi ba aperi mu mutwe ateza umwiryane mu bafana binaviramo aperi gutsindwa kuko biriya byo guteza umuvurungano hafi iminota 30 abakinnyi ubwabo bagiye mu kibuga bazi ko barozwe ngewe ubwanjye mu gikari simvuga ibyo navuganye n'abakinnyi ba aperi kuko twaravuganye benshi nyuma ya match barambwiye bati iriya match yaradushyuhanye dukinira kuri pressure ikomoka ku mutoza tubura umukino gutyo uvuga ngo bagiye mu kibuga bamaze n'ubundi gutakara bose umuntu yakubwira ngo wahagaritswe ngo warozwe ngo n'ubundi ibyo ukora ntacyo bimaze none se ko Rayon Sport yaroza aperi ku gikombe cy'amahoro kuki itatsinze aperi ibitego 8 agatego kamwe kavamo imivurungano gusa kamwe ni kabi ukina ushaka kukagombora ngo byibura utere penalty nabonye wishyiramo Garidiyo wa peri kandi nta kuntu atagize yarahagaze no mu zuba oya ntuzayishimwe peri mu mureke oya kandi ni mu kiganiro wakoze narumvise nawe umugarukaho ngewe navuze ko aperi nzi yagiraga abagaridiye banini ba Muhammad Mose banini cyane ariko iranarira gira n'akademi karira abantu ariko ishimwe yavuye mu kademi n'ubundi nibyo nkubwira ahubwo u Rwanda bantuza se bose oya u Rwanda nk'igihugu nta bazamu dufite aya barahari inde nyine bavuga Olivier gishweka ntabwo umwemera akati usubitse ari kurinda gushira Fiacre ntabwo umwemera noneho byavuzwe ko igihe yagarikwaga kubera umugongo w'ingona hari abantu bakomeye batumye ahabwa igihano gisubitse kugira ngo azakinire ya kipe yo muri cya gihugu noneho bamuhaye ibisubitse arabisubira ninjye wafotoye Kwizera Olivier ariko ngo yendaga ari mu mvuto uzagukoma ankomye umwaka utararangira yakora ibi yatangiriraho yatangirira 0 kandi agakora ibi none mufete ntabwo ikibazo cyo gutsindwa kwa peri kuri uriya mukino ari ishimwe Pierre gusa buri muntu yabazwa inshingano ze kuko ntabwo ari Boneri wateye kumwe bazamu barasi imbere ngo umupira ngo ugende uhita ujya mu rushundura kwa Boneri nako kwa ishimwe ishimwe nibidushobokera nk'iki kigo azaduha ikiganiro cy'umwihariko kijyanye na kariyeri ye mu mupira w'amaguru n'inzozi afite mu buzamu uzi ko buriya ushobora gusanga atangira gukina umupira atarazi ko azaba umuzamu akenshi abazamu twebwe twakiriye karere nabonye ari talent yiwaba ari oya akenshi twebwe umuvandimwe nawe ufata akenshi twebwe twakiriye karere akenshi twebwe twakiriye karere wajyaga mu izamu habuze ujyamo buri mukinnyi wese aba ashaka gukina umupira noneho n'ikimenyimenyi cyangwa ugasaba barakubwira ati jyamo ikimenyimenyi ishimwe Pierre bamuhaye umutuku nta muzamu wa kabiri uhari umukinnyi umwe yambaraga akava muri 18 cyangwa uri kuri becu byiyumvamo nge nigeze mbona abakinnyi bakina bagiye mu izamu benshi cyane abazamu babahaye imituku cyane rwose so ikibazo kiriya match cyabazwa APRFC muri rusange nka equipe 11 babanjemo n'umutoza ariko ngewe nayibaza umutoza cyane ngewe ishimwe navuze ko ntabwo APR ari ikipe yo guhatanira igikombe cya shampiyona kugera ku mukino wa nyuma bashyize ibikombe ku masitade biriya bintu biri cheap kuri APRFC biri cheap cyane biryoshya shampiyona bro kuryoshya n'ibikise kuryoshya umutima umeze gutya Juvenal nawe agakora wabonye ifoto ya Zizi ava Nyagatare ameze gutya yarangaye iyi shampiyona yanyeretse ko haje abaravuga ngo yes we bikani yes nta bidashoboka okay amagaje yaza agatikura Reyo Reyo iri kurwanira igikombe niba Sunrise yakura Kiyovu ku gikombe yaba uhereye mu izamu ukagera imbere
nta n'umukinnyi wakora ku dushumi tw'undi tw'inkweto. Ni ishyaka bakinishije kurusha motivasiyo, kuko ntabwo motivasiyo yahawe Sunrise iruta iyo yari yahawe Kiyovu iramutse itsinze iriya match. Byanyeretse ko byose abakinnyi babishatse babishyiramo ubushake. So tubivaho rero, kuva ku munota wa mbere byagaragaraga ko APR iri butsindwe, ahubwo APR ishima Imana ko yatsinzwe kimwe n'ikindi cya Oruje cyo ku munota wa 19, ibindi hatsinzwe ikipe yose muri rusange, kandi pressure ikomoka ku batoza. Naye mabara abatoza ba APR bakoze match bakirinye, niba ari na Mukura niba ari na Gasogi, nagiye kubona mbona umutoza wa kabiri hafashe jacket ya APR ayikubisa hasi ngo arimo gusifurirwa nabi. Urafata ijakete y'ikipe y'ingabo z'igihugu ukayikubita mu mavumbi ngo wisifure nabi. Iriya kipe ntabwo ari y'umuntu mana, ntabwo ari Gasogi, sigorira ya Haji. Sinigeze mbona statement ya APR idekarara cyangwa se ivuga ko ku myitwarire, ariko nubona muri sezitaha batarimo, bimwe mu bizaba bibirukanishije harimo kukuvurungana no gukubita. Hari umutoza wa APR wakubise jacket ya APR hasi regional, match itararangira yarirukanwa. Bariya rero banze kubirukana kugira ngo APR itazamo umwuka mubi kabura igikombe, kuko bari bakiri muri kuruse y'iki igikombe. Ariko ndongera kubisubiramo, harirukanwa abakinnyi ba APR. None se ko muri APR amarozi batayemera, kandi mfite amakuru ko hari n'abantu babizize mu minsi yashize, kandi nawe utayobewe. Byurura mutoza biriya bintu yazaye bura nibyo bura arabwira cyafandi. Kucyo kintu nzi ko kicyo kintu ngo batagikoze. Afande Mubaraka yabaye chef d'état major. Nawe urabizi ariko ko muri APR icyo kintu APR ntiyemera amarozi. Ishwi Kera ahubwo na peke ntiyajyaga yemera. None sigaye mbona biyogoshesha nka Balotelli muri APR. Warayi ntabwo yemeraga umuntu ufite dread, ubwanwa, penke, amapeke, amaherena n'ibiki. None sigaye mbabona ibijya gushya birashyuha. Amavugurura azakorwa azabanze muri aba bana. Bajya gukina imikino ya gisirikare, ikintu cyabangamiye uyu mwana w'Igikondo wakinaga muri Reyo nimero 4 Manzi, ni ukubogosha mu ordinaire. Byabayeho ntibagiye muri Kenya? Bagiye. Sawa, babogoshe ordinaire pe. Ubundi APR yagiye niri yindi iri kunyobya. Sawa, wagiye. Uranyuzwe se? Ndanyuzwe kabisa, ariko reka ngiye nkive iki kintu ngisorezeho nkubaza prediction yawe ku Mavubi muri na Mozambique. Ubundi se kuba match dutegereje ejo bundi ko bayambaye amanota 3. Ira nimpaga. Acyo ubuse maga ubundi turi gukina ngo tuzajye mu cy'Afrika. Uravuze ngo baviremo kare. Kosa ryabaye no wahaye kontaro uyu mutoza Carlos. Uraha kontaro umuntu uri kuvuga ngo ziriya nizinga ngo nahari ngo zikanganya ngo yenda ngo nzarokoka. Carlos Fera. Sigaye bettinga wowe ura betting uti. Ndabizi bari musobanurira. Okay. Yewe prediction yanjye inkoko iri wabo ishondo umukara. Hari amahirwe ko Amavubi ashobora kunganya. Gutsirwa byo ntibirimo. Natanganya ni kimwe cy'Amavubi. Kuko ariko nanone Mozambique yatsinzwe na Senegal iwabo. Umukino urakomeye barayashaka cyane. Twebwe tuzagenda twirebera amaso yacu areba umupira, Imana idutambutse. Okay, so rero Jean Paul, reka ibyo bintu byose tutse nk'ababihiniraho ni byinshi cyane. Case ya Bruce Melody ndumva igiyeho umucyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo bindi bya APR bya Teta bakagiye kanyuramo. Hari icyamamare kimaze ibyumweru bibiri gifungiye Kimironko, kiba kuri iyi mihanda. Kamarade umwe w'amatama. Narabyumvise. Wabyumvisheho? Wabyumvise ariko ntabwo nari ko ari Kimironko. Afungiye kuri station RIB ya Kimironko. Komanda uyobora iyo station yitwa CIP Peter. Kamarade arazira telefone yaguze. W'injurano. Yaguze telefone yibiweho miliyoni 9. Arayafite. Ariko Kamarade ku makuru numvise ye ngo RIB yaramuhamagara yikwepa. Ntawe ukwepa RIB. Ashatse ibintu byo gutaya gukwepa timu. Kuki hataje Vigo? Uyu muntu si gusa. Kandi nye numvise ko yari arimo hamagarwa kwira bamwake telefone bakuri perereza. Arangije bashyiraho imbaraga z'umurengera. Se wowe urumva umuntu utamukeka. Nubwite ngwino. Ariko Kamarade ntekereza ko ibyo bintu atabikoze yenda. Gusa icyo atari yiteguye. Ako si yambaza kumbaza. Yambwira ati Japo ko RIB mpamagare ngende cyangwa se ingende. Ariko babwira ntiruka Vigo itaraza.
nta muntu ukwepa ribu. uragenda ntugende nka Rashidi ngo ujyane kamambiri n'ishashi ariko kabwira umugore n'inshuti zafata igihe kuri ribu barampamagaye ukajyana imodoka se. oya utega moto nanjye ngiye kumushuka. Mike yigeze kugenda asiga Benz ajyana moto bamuhamagaye wowe niwe wahamagawe se yabaherutse kubwira Rutagengwa ngo azahagarikisha ikirego cy'uko naburiwe irengero yari cyagenze kirego kimwe bitarebye baregera mu mizi bitagihagarikishije bakirasa mu bushinjacyaha ni procedure ubu ntabwo bagomba kuvuga ngo barimagine ko bakubonye ntabyo bazi hari ikirego kipendenze so kamarade yihangana aho ari ni yihangane kabisa ariko kugura black market ndakangura abantu kwihagarika ntarambwiye ngo ujye uvuga ibintu bya danje tukagira ngo urakaza ngo kuba ufite ako gatelefone nakanjye ariko gafite ikarito chef we mfite aho naguriye mfite fagitire yayo narayifunukuje ahubwo umuntu akunda telefone ya miliyoni 2 kandi ashaka kwishyura 400 are telefone ya fisi nta munsi n'umwe irahoramo umuriro amhoramo ibirarane by'amafaranga agiye kwishyura moto amwishyurira ibintu n'ubujura n'ubuturi yagiye kugera ku muntu ahita yizimya andemi icyabiri cy'igikondo andemi igihumbi cyo kuri abada biba 5 niba 5 nzayifatira ndi kuyabara nzayifatira so rero aba bana bakunda kandi afite telefone igura 200 kandi ayiguze tarani ushobora kugura telefone wari uyifite bamwishe ukaregwa icyaha cyo kwica kamarade ntabwo akurikirana nko kugura telefone akurikirana icyaha cy'ubujura Imana imworohereza aho ari simukinnye ku mubyimba nanjye ejo nagenda ariko nkaba nzize ABCD ewe kansorezaho gute se General Mpariza Munda wabuze ukuntu atumbagiye kuva ku yari muri polisi ashinzwe ibintu by'ingengo y'imari umuhungu wa mani yakoze kuri mashini y'abatwaye imishahara ari ku myaka 3 nayo yabyaye umwana koko umwana we nibande ariko zamani ajye umwiyorera koko kuko nyuma yo kwigana oya ntabwo mwigaye kuko ntabwo yize wowe wize ko harya yize wize kagashuri k'igikondo kitwa ngo kamwe muri se yize aho munyentwari naba Patrick Kanyamibwa reba ishuri rizwi ry'igikondo ya primaire wize ku Kinunga chef we buriya Kanyamibwa yize ku Kinunga munyentwari yize ku Kinunga abana b'igikondo benshi bize ku Kinunga nawe urimo na Jay Polly ba Green ba Beni noneho amani ntabwo yize ku Kinunga Afande Mpariza Munda numwe mu bantu bazamutse cyane yayoboye ingabe Gitarama ntubizi n'umusirikare bimwe mu bintu atazibagirirwaho mu RCS niyo muntu wakaje ikintu cyitwa kasho yafunze abacungagereza we usitasita kubika buriya bararuhutse kuva kuba ofisiye nta miyaga yafunze uwitwa Bikobirwa niba ari Bikubirwa yayoboraga ishuri rya Gishari ry'abacungagereza amushyiramo nta mukomiseri w'amagereza wajya gufungwa yarabafunze Mpariza Munda asize discipline muri RCS ndabivuze bishobora kuba bikomoka no kuri ari byo bizamuye iyo promotion we Mpariza Munda asize discipline yo ku rwego rwo hejuru muri RCS yaje akuraho amatiku yari arimo mbere yuko ayobora amagereza hari harimo umwuka mubi umwuka rushingiye kuri Kayumba wayoboraga gereza ya Nyarugenge n'ubwa mbere umuyobozi wa gereza yarezwe icyaha cy'ubujura arakatirwa Kayumba George Rwigamba bavugaga ko yateteshaga abana ba Kayumba Kayumba yayoboye gereza ya Rubavu yego ahageze yavuye mazanye 2016 ndanabizanye iki kiganiro nagato 2016 abafungwa ba Kimironko barakutse batera amabuye mu muhanda babaha transfer abeshi bajya muri gereza ya Rubavu abandi bajyana gereza ya Rwamagana abo abagiye Rubavu barakubiswe bakurwamo inzara barasakuza bikomoka ku ibwirizwa rya Kayumba Kayumba ho kugira ngo bamujyane headquarter amubwire ko ibintu ari gukora atari byo Afande George Rwigamba amuhemba kuyobora gereza ya Nyarugenge bya bihungu byakubitaga abantu Rubavu arabyimukana abizana Nyarugenge
ngo hari structure ivuga ngo ni ugukirininga, ngo aje gukirininga Nyarugenge prison. Ahageze abafungwa barigaragambye. Iyo senero ntabwo yibuka hari, nta yuzi. Bigaragambije Kayumba agiye gukoresha inama bamuvugiriza induru. Bamuvugirije induru icyo gihe hari n'abantu barashwemo cyangwa se bakubise beshi. Uzabaze uyu munyamakuru yari afungiye yo ntuza. Uyu ukunda kujya ku kwezi yitwa nde? Mugabe icyo gihe ari mu bakubiswe. Baba ko ari mu bagumuye abafungwa kuvugiriza induru Kayumba. Kayumba baramuhakura. Urankurikira? Ndakumva. Bamujyana headquarter. Muri 2020 murumuna wa General Kayumba witwa Nyamvumba Robert nibwo yafashwe arafungwa. Uwari warasimbuye Kayumba umuchifu superintendent baramufashe baramufunga kubera amafaranga yafatanywe Nyamvumba Robert kandi ari umuyobozi. Icyo gihe na Hilary Sengabo yari mu babajijwe, ayiwo wari uriho icyo gihe yari mu babajijwe. Hafunzwe umuyobozi wa gereza ya Nyarugenge kubera ko hari amafaranga yinjiye muri gereza mu buryo butemewe, amapawundi 2,000. Kibiri cy'ipawundi cyafatiwe gereza muri gereza. Uzi cyakurikiye? Nyuma yaho Kayumba yavugirijwe induru muri gereza agashyirwa ku gatebe, yahise agarurwa igitaraganya Nyarugenge Mageragere. Kuko niwe wari ushoboye kudiha no gukirininga gereza. Ko amafaranga ntiyinjira ngo ibiki n'ibiki. Araza ageze muri gereza yikoma bikomeye abafungwa n'abayobozi bakoranaga, kuko yavugaga ko bamugambaniye ngo ayiveho. Batubuso wasimbuye yakoze iki? Ko atazi gukura telefone muri gereza n'amafaranga akamwinjirana. ariko avuga. Uzi cyakurikiye? Kubera ko Imana yashaka kwerekana ko byose bishoboka. Kayumba yaje gufatirwa mu cyuho nawe cy'umuzungu bibye amamiliyoni afatanyije na Mani kuri karita. Kuri karita. Ubu Kayumba afungiye muri gereza ya Nyanza, Amani ari Nyarugenge. Bikomoka kuki? Kuri icyo kintu. Icyo mburemingaho George Rwigamba wayoboraga gereza icyo gihe. Ntabwo Kayumba wayoboraga gereza ya Nyarugenge byari bikenewe, wari wayivuyeho kubera imyigaragambyo yayibayemo kubera ko yabakubitaga. Byari bikenewe ko agaruka kuyobora iyo gereza, bari kuzana undi. Kuko n'ikimenyimenyi Kayumba yavuyeho arafungwa, haza abandi bayobozi ba gereza n'uyu munsi bariyo. So General Mparizamunda yaje harimo iyo Rwaserera. Icyo gihe Kayumba byavugwaga ko yasuzuguraga Chantal uyobora polisi uyu munsi, kuko yavugaga ngo si we washyizeho. Umuyobozi wungirije ubundi wa gereza wa RCS ni we uyobora aba diregiteri, ariko yaramusuzuguraga kuko yabaga yarashyizweho n'umuhagarariye na George Rwigamba. George Rwigamba bumuviramo kuvaho, nta n'undi mwanya yabonye. Chantal kuko bari bazi imikorere ye, nawe ni fare hagati aho, ahita ajya mu gipolisi. Muhisoni ava mu gipolisi aza muri RCS, na Mparizamunda ava muri polisi aza muri RCS. So kuba Mparizamunda abashije gusiga asubije ku murongo ibyo bintu ni ikintu gikomeye. Umuyobozi mushya wa RCS uzajyaho amenye ko Mparizamunda ngiye yanyibwiriye ko RCS iteganya gushinga ikipe y'umupira w'amaguru nkuko Tanzania haba timu ya magereza. Polisi ifite ikipe, APR ifite ikipe, n'amagereza agomba kugira ikipe. Umuyobozi wa RCS uzajyaho tugomba kuzajya tujya gufana. Ngewe nzafana ikipe y'amagereza. Dore wambaye ni uniform y'amagereza y'imbere. Twadupira. Ibintu bisobanuye mu buryo bwumvikana. Yego. Tuzabyitsaho, ariko uyu mugabo ni umuhanga. Afande Mparizamunda sinzi niba akomeza kuba mu Cyumbati hafi yo kwa Fisi. Ntabwo mbizi neza, ariko niwe. Ariko niba habaga abacungagereza agiye kuza military. Fisi yajyaga yicishwaho ngo abacungagereza ngo ndagenda ngo mvugira no kuri uzahaca wanyweye sha waraye. Urabivuze bitamo na Fisi yanyweye no kuri ariko se wowe. Fisi zikatagerenza byerebye. Charles Official TV
iri mu masheni ya YouTube. Afande Mpareza Mondo yavuganye nayo live pe ku ifungurwa rya ya Paul Rusesabagina. ati nanjye ndi kubyumva ati nanjye kare nabisomye wana ndibuka ko banamwatatse bati ni gute diregiti umuyobozi w'amagereza Rusesabagina arekurwa ukivuga ngo ntabyuze ariko ni umugabo w'umuhanga erega abana bagabo bize 5 n'9 ni abahanga honese abasirikare bo kwa Habyarimana nta ntambara igihugu cyari gifite kudeta yakoze 73 bari bakiga bakoze igisirikare cy'umwuga bajya kwiga mu Bubiligi no mu Bufaransa barangije bariga koko ushobora gusanga nk'ubu rwarakabije akijya gutanga amasomo y'Inyakinama kandi yaragiye ari muri retirement cyane. no bwa mbere dukoze ikiganiro nawe utazi Ewana reka dusorezaho okay ni ikiganiro cy'ubwesikoro cyangwa si ikiganiro cy'ubwesikoro kuko cyari kimeze kwica dukoze ikiganiro gitambitse gutya ntabwo ari ikiganiro cy'amatiku ariko ni ikiganiro kirimo kuri kwisha kirimo ibintu byinshi kabisa tetagabanya amatiku Bruce Melody yahemukiye Tuse arahemukirwa na musaba ko baciringa kugira ngo amatiku ave mu nzira Bruce Melody arifunga Tuse nta gukeneye nawe ntukeneye Tuse ariko wowe nk'umuhanzi ushobora gukenera Tuse kurusha Tuse uko yagukenera ndabeshye nibyo none se Ndimbati ntari gukegeta ibifaranga by'i Burundi bikomoka kwa Tuse ese niho hariya ku mutwenzi se siko kabari kamukuru we n'abahungu bo tubari amafaranga yabakomoka kuri se wari umukera wapfuye amakuru y'u Burundi urumva ntarayahakuye amafaranga batuse bafite akomoka iwabo nayimuzi ubu se umuhungu wa Rubangura afite akabari byaba ari ibintu bya danje oya ariko Tuse nawe ntarongora Tuse eva mu mana ukumbwira ngo uri mu bukwe ngo uri muri dote nawe kora urubanza dutaha ubukwe okay Jean Paul reka ngushimire rero dusoreza aha ngaha dushimira abadukurikiye kuva ikiganiro gitangiye kugeza gisoje ibiganiro byacu nakagaruka wakoze ku bwo kudusangiza amakuru by'umwihariko ya Bruce Melody na Tuse amakuru icyambere ni amakuru oya ntabwo uri kubona ukuntu abamotari bari kwitwararika n'abashoferi mu mirongo y'abanyamaguru ndashimira igipolisi cy'u Rwanda reka narakubwiye oya zebra crossing ba fisi bongeye bahabwa agaciro ba fisi arambuka yemye zigahagarara vewiti igahagarara kubera fisi ntaho nakivugirizwa iyo ukinjira muri pariki baravuga ngo nuvugirizeho ngo nuvuzeho ngo inyamaswa zirikanga uvugije ho ni ku murongo barakwandikira cyane reka nishimire reka IGP kari akantu kagushimishije kashimije ariko nanone abanyamaguru ntabwo bazi gukoresha umuhanda kubera ko ibintu byose byabaye itegeko bibamo akavuyo abashoferi gutwarana igihunga kuko buri zebra crossing mu mujyi wa Kigali hari abapolisi babiri cyane bivuze iki bivuze ko yiviyora byabaye oya si ukuviyora n'ubundi abanyamaguru barubahirizwa noneho nge ryo ntabwo turagendana nakubwiye ngo iyo mbonye umunyamaguru ntera kudesha kuko abeshi niho dukomoka reka turi abanyamaguru nta muntu utari umunyamaguru man nta muntu utari umunyamaguru ndashimira polisi y'u Rwanda yashyizeho iyi bukangurambaga n'amategeko akarishye kuko ni contravention n'abanyamaguru barandikirwa habaye mu kwabonye Nyabugogo kwa bafisi wabo bafasha abantu koko uvugira kuri telefone mu maguru baragutwara ariko RTDA abashinzwe imihanda no gusiga amarangi aya marangi bayasige neza kuko uri kugenda ukabona hari naho byasibamye gusa ukabuzi ko ari inzira abanyamaguru ariko idakora so amakuru arahari ahubwo turabanebwe bo kuyashaka ahubwo YouTube mushaka amakuru y'amatiku Minefra yakoze amakuru ifite press conference wagiyeyo oya ntabwo natumiwe ahubwo kuri wowe amakuru nuko agakinjiro kahiye oya ariko amakuru arahari oya ngo viyoze ngo zarabuze none si inkuru niki inkuru nuko umuntu iki kiganiro abraze gato over iki kiganiro inkuru nuko umunyamakuru nako nuko umuntu usanzwe yariwe n'imbwa cyangwa nuko umuntu yari yimbwa njyawe muri Kongo barazirya ariko oya ndavuga hano inkuru nuko umuntu yari basigaye bazikegeta fisi yambwiye ko iryoha ngo shambira iraryoha koko imbwa iraryoha ngutambitsemo puraka ntabwo ari puraka muhe mikoro bwo bwa mbere makanye ikintu cyawe ntabwo urarya imbwa nase kurya imbwa ni igitutsi urumva amakuru arahari amura gutwa ukarya imbwa igitutsi nkana ahubwo asante sana na wewe pia